Ese wari uzi ko hari intumwa ya Yesu abantu bazi ku izina rimwe, nyamara irindi zina rye rikaba ryarabaye impaka mu mateka? Yari umuntu wicisha bugufi, ariko Yesu ubwe yamubonyemo ikintu gikomeye. Mbese uwo yari nde? Mbese uwo yavukiye he? Mbese ababyeyi be bari bande? Yari afite se umugore n'abana? Ni iki yakundaga? Kuki Yesu yamwise umuntu utarimo uburyarya? Kandi ikibazo gikomeye kurusha ibindi, mbese uwo yapfuye ate? Uyu munsi tugiye kuganira ku buzima bwa Baritimayo, umwe mu ntumwa 12 za Yesu Kristo. Ariko hari ikintu tugomba kumenya mbere yo gutangira. Bibiliya ntabwo yadusigiye amateka arambuye ku buzima bwe nk'uko yabigenje ku bandi nka Petero cyangwa Pawulo. Iyo mpamvu muri iyi nkuru tugiye gutandukanya ibintu bitatu: ibyanditswe na Bibiliya, amateka ya Kiliziya ya mbere ivuga, n'ibindi bintu tutabasha kumenya neza. Muri kumwe na Profete Gildas. Ikaze. Baritimayo bavuga yuko iryo zina rishobora kuba atari irye, ahubwo ari nk'irya se. Izina rye akaba Natanayeli. Ese Natanayeli bisobanura iki? Natanayeli bisobanuye ngo impano y'Imana. Baritimayo ni umwe mu ntumwa 12 Yesu yatoranije. Izina rye rigaragara mu rutonde rw'amazina y'intumwa ya Yesu muri Matayo igice cya 10 umurongo wa 3, ndetse Mariko igice cya 3 umurongo wa 18, na Luka igice cya 6 umurongo wa 14 kugeza ku wa 16, no mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 13. Ariko hari ikintu gitangaje. Isezerano rishya, izina Baritimayo rigaragara cyane mu rutonde rw'intumwa, ariko ntitubona inkuru nyinshi zivuga ibikorwa bye. Ibi bituma abantu benshi bibaza, ese Baritimayo ariwe Natanayeli ni muntu ki? Abenshi mu bakristo n'abashakashatsi mu mateka ya Kiliziya babyemera. Impamvu ikomeye ni uko ivanjiri ya Yohana ivuga cyane kuri Natanayeli, ariko ntikoreshe izina Baritimayo, mu gihe izindi vanjiri zivuga Baritimayo ariko ntizivuge Natanayeli. Kandi mu rutonde rw'intumwa Baritimayo agaragara hafi ya Filipo. Muri Yohana wa mbere, Filipo niwe ushaka Natanayeli akamuzanira Yesu. Muri Yohana igice cya mbere. Niyo mpamvu umuco wa Gikristo wagiye uhuza aba bombi, ariko Bibiliya ntiyigeze ivuga mu buryo butaziguye yuko Natanayeli ari we Baritimayo. Baritimayo ntabwo ari izina risanzwe nk'uko tubitekereza. Baritimayi bisobanura ngo umwana wa Turumayi. Kuvuga ko izina Baritimayo risobanura cyangwa rigaragaza uwo yari ari we mu muryango, bitavuga yuko ariko yitwaga. Ni kimwe no kuvuga ngo umwana wa Turumayi. Niyo mpamvu bagerageza kuvuga yuko izina rye bwite rishobora kuba ari Natanayeli, naho Baritimayo rikaba ari izina ryakomokaga ku muryango we, cyangwa ari izina ry'umuryango wakomokamo. Aha ngaha niho tugomba kwitondera cyane. Bibiliya ntivuga umwaka Baritimayo yavukiyemo, kandi ntivuga amazina y'ababyeyi be. Ariko niba Baritimayo ari we Natanayeli, ivanjiri ntagatifu ya Yohana ivuga ikintu kimwe gikomeye. Natanayeli yari umunyakana w'i Galilaya. Yohana ubutumwa bwiza igice cya 21 umurongo wa 2, naho yongeye kuvuga Natanayeli nk'umuntu ukomoka i Kana. Niyo mpamvu benshi bavuga yuko yakuriye cyangwa yavukiye i Kana y'i Galilaya.
ariko imyaka yavukiyeho ntibayizi. Nta mwaka tuzi neza dushobora kwemeza ngo tuvuge ngo niwo yavukiyemo. Ni byiza kubivuga gutyo kuko amateka ya Gikristo aduha ibigereranyo bigiye bitandukanye, ariko nta gihamya gihagije. Iki ni kimwe mu bibazo abantu bibaza: mbese ise yitwaga nde? Bibiliya ntabwo iduha amazina y'ababyeyi be cyangwa mama we cyangwa papa we. Niba Baritimayo bisobanura umwana wa Tarumayi, bishoboka ko ise yitwaga Tarumayi, ariko ibi ntabwo byemejwe kuko nta hantu byanditswe. Izina ubwaryo niryo riduha icyo gitekerezo. Nta gihamya dufite ku mazina y'ababyeyi be. Nanone kandi Bibiliya ntivuga umwuga wa Baritimayo mu buryo bweruye, icyo yakoraga mbere yo guhamagarwa. Tuzi niba yari umurobyi cyangwa umuhinzi cyangwa umucuruzi cyangwa undi murimo wese umuntu abasha gukora. Ariko Natanayeli yari umuntu utekereza cyane ku bintu by'Imana. Igihe Filipo yamubwiraga ati, twabonye uwo Mose yanditseho mu mategeko n'abahanuzi, Natanayeli yabajije ikibazo kizwi cyane: Nazareti hari icyiza cyahavamo? Ibi bitwereka yuko ari umuntu we utemera ibintu byose ahubutse. Yarabazaga, yashakaga kumenya ukuri. Iki ni ikibazo abantu benshi bakunda, ariko tugomba kuba inyangamugayo. Nta hantu Bibiliya ivuga ibyo Baritimayo yakundaga, nk'imyidagaduro, ibyo kurya yakundaga ndetse n'ibindi. Ariko hari ikintu kimwe Bibiliya itwereka neza: yari umuntu ushishikajwe no kumenya ukuri kw'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo wa 47 kugeza ku wa 48, niho tubona Yesu amuvugaho amagambo akomeye cyane. Yesu amaze kumubona aravuga ati, dore Umwisiraheli nyakuri utarimo uburyarya cyangwa uburiganya. Aya magambo arakomeye cyane kuri Yesu yavuze atyo. Natanayeli yabajije ati, wamenyeye he? Yesu aramubwira ati, Filipo atari yaguhamagara, nakubonye wari munsi y'umutini. Natanayeli yahise amenya ko Yesu yari azi ikintu kidasanzwe kuri we, maze aravuga ati, mwigisha, uri umwana w'Imana, uri umwami w'Abisiraheli. Reba uburyo ibintu byahindutse. Mu ntangiriro yabajije ati, i Nazareti hari icyiza cyahavamo? Ariko amajije guhura na Yesu aravuga ati, uri umwana w'Imana. Ibi biri mu bintu bikomeye cyane muri iyi nkuru ya Baritimayo. Yari afite ibibazo, ariko ntiyaretse gushaka ukuri, ndetse amajije guhura n'ukuri yaragushyigikiye. Baritimayo yahamagariwe gukurikira Yesu mu ntangiriro z'umurimo wa Yesu. Ibyo tubibona mu nkuru ya Filipo na Natanayeli muri Yohana igice cya mbere. Filipo amaze guhura na Yesu yashatse Natanayeli, aramubwira ati, ngwino urebe. Natanayeli aragenda ahura na Yesu. Kuva ubwo ngubwo aba umwe mu bakurikira Yesu. Nubwo tudafite imyaka cyangwa tutazi imyaka muri icyo gihe yari afite, ariko birashoboka ko yari akiri umusore. Iki ni ikibazo abantu benshi bakunda kwibaza: ese Baritimayo yarashatse? Ese yari afite abana? Nta muntu ubizi niba yarigeze ashaka cyangwa yaragize abana. Bibiliya nta mugore cyangwa umwana ivuga ko Baritimayo yigeze. Nubwo tutazi ubuzima bwe bwose, ariko hari imico tubona mu nkuru ya Natanayeli. Yari umuntu ubwiza ukuri. Ntiyahise yemera ibyo Filipo amubwiye
yamanjije kumubaza. Yari umuntu utari umuriganya. Ibyo ubwabyo ni Yesu ubwe wabyivugiye. Yari umuntu wahindukaga iyo yamenyaga ukuri. Yatangiye abaza ikibazo Yesu, ariko birangira yemeye Yesu. Ibi bitwigisha ko kubaza ikibazo atari cyo kibazo. Ikibazo ni ukwanga ukuri igihe tumajije kukumenya. Ahangaha niho Bibiliya itangira gucecekera ku mateka ya Baritimayo. Bibiliya imushyira mu ntumwa zari ziri hamwe igihe zari zitegereje umwuka wera, ariko ntiduha amateka yose yaho yagiye. Imigenzo ya Gikristo ivuga yuko Baritimayo yabwirije ubutumwa bwiza mu burere butandukanye two mu burasirazuba. Hari imigenzo imuhuza na Arumeniya, Mesopotamiya, Ubuhinde ndetse n'uturere two muri Afurika y'Amajyaruguru. Ariko ibi byose nta rwego rw'ibimenyetso bifite. Niyo mpamvu tutavuga ngo Baritimayo yakoze ibi byose nta gushidikanya, ahubwo tukavuga imigenzo ya Kiliziya ya mbere ivuga ko nta mwaka wa nyawo Bibiliya ivuga Baritimayo yapfuyemo. Amateka ya Kiliziya amushyira mu ntumwa zapfuye nyuma ubwo ubutumwa bwari bumaze gukwirakwira. Bamwe bagereranya yuko ashobora kuba yapfuye hagati y'umwaka wa 60 nyuma ya Yesu na 70 nyuma ya Yesu. Hari inkuru zitandukanye kandi zigaragaza aho yapfiriye. Inkuru nyinshi zimuhuza na Arumeniya, cyane cyane ahantu hitwa Aribanopolis. Ariko saho gusa bavuga yuko ashobora kuba yarapfiriye. Niyo mpamvu amateka y'urupfu rwe ntawuyazi. Iki ni cyo gice giteye ubwoba kivugwa cyane mu mateka ya Baritimayo. Bavuga ko Baritimayo yapfuye azira kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Inkuru izwi cyane ivuga ko yabanje kubambwa cyangwa kwicwa urw'agashinyaguro, hanyuma agakatwa uruhu cyangwa agakurwaho uruhu. Inkuru zivuga ko nyuma yaho n'umutwe waciweho. Ariko ibi ntago bivugwa muri Bibiliya, kandi abashakashatsi ntago bafite ibimenyetso. Icyo Kiliziya yahurizagaho ni uko Baritimayo yapfuye nk'umuntu wakiriye Yesu Kristo ndetse umwigisha we, kandi wamamaza inkuru nziza, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yanze kwihakana Yesu. Yari yarabonye Yesu, yari yarahuye na Yesu, yari amuzi, bari barahuye. Yarabaye umwe mu ntumwa ze, kandi na nyuma yo gupfa kwa Yesu akazuka akajya mu ijuru, yakomeje gutangaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Nta muntu uzi imyaka yapfuye afite. Bajya bagereranya bakavuga ngo yapfuye afite 70 cyangwa 80, ariko baba bakekeranya. Icyo twamwigiraho, Baritimayo twigisha ikintu abantu benshi bibeshyaho: ntugatinye kubaza ukuri mu gihe ushaka kumenya ukuri. Ntugatinye kubaza ikibazo mu gihe ushaka kumenya ukuri. Kandi atwigisha ko umuntu ushaka ukuri n'umutima utaryarya ashobora kuva ku gushidikanya akagera ku kwizera gukomeye. Kandi Yesu yamwise umuntu utarimo uburiganya. Ntago Baritimayo avugwa cyane muri Bibiliya, nta n'igitabo yanditse gishyirwa muri Bibiliya, nta nkuru z'ibikorwa bye twasigiwe. Ariko ibyo ntibivuze ko ubuzima bwe nta gaciro bwari bufite. Hari igihe Imana ikoresha abantu batavugwa cyane. Hari igihe abantu benshi baba batamuzi ariko ijuru rimuzi. Niba nawe hari igihe wigeze kubaza Imana uti, ese koko ibi ni ukuri? Ntugire ubwoba bwo gushaka ukuri. Ariko igihe ukuri kumajije guhishurwa, gira ubutwari bwo gukurikira ukuri. Kuko ubuzima bwa Baritimayo butwibutsa ko umuntu ushaka ukuri n'umutima utaryarya ashobora guhura na Yesu. Kandi guhura na Yesu bigahindura burundu ubuzima bwawe. Niba iyi nkuru ikugiriye akamaro, kanda like na subscribe kuri iyi channel, uyisangize undi muntu
kandi wandike muri komenti uti nta bubeshyi mu mutima wanjye. Mu nkuru ikurikira tuzakomeza urugendo rw'intumwa za Yesu, turebe ubuzima bw'undi muntu watoranijwe na Yesu Kristo. Imana iduhane umugisha.